tugiye gukomeza tureba amagambo n'ibisobanuro byayo mu Giheburayo dushyira mu Kinyarwanda. Uyu munsi tugiye kureba ijambo inzira. Inzira isobanuye iki? Inzira tuzi ko ari Kristo. Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ariko se bisobanuye iki? Mu Giheburayo ni ha-deler. Ha-de-ler. Ha-de-ler. Hey, dalet, resh, hafsofit. Bivuze ha na inzira, ku nzira, noneho deler ikavuga inzira. Inzira. Ha deler. Ha deler. Inzira. Bitubwiye iki rero? Gukurikira inzira ariwe Kristo, ikintu cya mbere bitubwira ni uko tugomba kugendera mu nzira y'Imana. Tugomba kugendera mu nzira y'Imana. Mu nzira y'Imana. Kubera iki tugomba kugendera mu nzira y'Imana? Ugomba kubyibaza. Kubera iki? Kubera iki? Iyo ubaje kino kibazo ukisubiza cyangwa se utabizi, ugomba kugendera mu nzira z'Imana kugira ngo umererwe neza. Ushobora kuba utabibona umwanya, ariko ukurikiye inzira y'Imana ntabwo Imana izakwera. Icya gatatu, tuzi ko uko twabivuze hano, Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Kristo ni ha-deler. Kristo ni ha-deler. Ha-deler. Kristo ni ha-deler, niwe nzira. Kristo niwe nzira. Kubw'ibyo, niba Kristo ariwe nzira, tugomba gukurikira iyo nzira. Kurikira iyo nzira ariwe Kristo kugira ngo uzagere kuri Data wo mu ijuru. Kurikira iyo nzira ugere kuri Data wo mu ijuru. Gukurikira inzira y'Imana. Kubera iki? Kugira ngo umererwe neza, ukamenya ko Kristo ariwe nzira, ukuri n'ubugingo. Kubw'ibyo, shakisha iyo nzira, kuko ariyo nzira ifunganye, uyikurikire, ariyo izakugeza kuri Data wa twese. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.